nanjye uyu munsi nshaka kubabaza akantu. Kera hariho umusaza w'imyaka myinshi cyane, yari ari hafi gupfa. Igihe yari ari ku buriri aryamye, abahamagaye abana be 3. Uwo musaza yari umukene ku buryo yari agiye gupfa nta bihumbi 200 yari yafata mu ntoki ngo avuge ngo naye. Uwo musaza yari umukene cyane. Nuko uwo musaza abana be bamaze kuhagera arababwira ati, mwabana mwe ngiye gupfa, ubu ngubu nta n'igiceri cy'icumi mfite nabasigira, none ndagira ngo mwakire bino bintu. Umwana wa mbere yamuhaye inkoko, aramubwira ati uzagira ubwenge. Uwa kabiri nawe abamuhaye ipusi, nawe aramubwira ati uzagira ubwenge. Nuko uwa gatatu nawe ari nawe bucura yamuhaye akahizo, aramubwira ati nawe uzagira ubwenge. Nuko uwo musaza arangije kugabira abana be aba arapfuye yivira kuri iyi si, abana basigara ari 3 bumiwe. Njye na n'ubu biracyacanga, kubera iki uriya mubyeyi yahaye uriya mwana ipusi? Kubera iki uriya we yamuhaye akahizo? None se kubera iki uriya we yamuhaye inkoko? Iki ni ikibazo. Mwumve bano kuntu bashubije. Umubyeyi yari afite abana 3, kandi uwo mubyeyi yari umukene, nta kintu afite yahereza abana be. Arababwira ati nimuze hano mwabana be. Umwe amuhereza akahizo, undi amuhereza ipusi, undi noneho amuhereza inkoko. Yari ashatse gusobanura iki? Niho rya hasigaye nyine. Isiko nakindi afite yagomba kuba ako kazi no kwahiza amatungo azatunga. Amatungo azayahirira atayafite, azayaca azayahirira. Mbese nutica amatungo isiko zagura. Kandi kiri mu byashimwe n'utayamenezaye na mituweli nta n'ikintu. None mu gihe atakujyanye mu ishuri, atari mu ishuri se akwese ko nyine ariko bigenda. Oya mo agomba kumuha akahizo. Ubwo yakoze cyane batanga akahizo kwaza yaguza akigurira. Ese turetse wono mubyeyi mwebwe mubibona uti? Musubize muri comment. Nje ndi Provi, naho ubutaha.